bafata umuntu ufite ibibazo bimeze kuriya wagira ngo mu mutwe niyuzuye bakamagusifura yo ntareba akena n'amaranga
basuye inzego za leta zigeze byinjira muri uzakoze byakagombaga gukora ufana n'akazi ajya bitandukanye ajya agabanya gufana amenya akazi cyangwa akomeza akazi gakora mu buzima busanzwe ajya kuza gusifura hano uriya nta nubwo yatera imbere wagera aho abandi bajya uriya se yakugeza kuri sare ntibibaho akora ibi ngibi uragayitse aho bivuga hirya uyu mwana wa shampiyona mbona mu Rwanda uyu mwana wa shampiyona mbona hano mu Rwanda ava mu njyana induba uyu shampiyona bajyana induba ko nta kintu tumari uyu mwana gusigaza muri afata horusi atumye afashe penaliti ebyiri ahubwo Ferwafa ahubwo igihugu kirwanya ruswa igihugu cyacu nta ruswa zibamo ahubwo mbonye ko ruswa yirunze muri shampiyona yacu ruswa yashize mu mwanya ahubwo nduba bajyana induba yuzuye bajyana induba yuzuye ikintu nabwira izi excellent ni uko ruswa yashize mu gihugu ahubwo ruswa isigaye muri Ferwafa bafata umuntu ufite ibibazo bimeze kuriya wagira ngo mu mutwe niyuzuye bakamuha gusifura yaho ntareba